Muraho mumeze neza. Tugiye kurebera hamwe ukuntu wafungura iyi mining nshyashya, ariko ntabwo izamara igihe kirekire kuko ifite gahunda rwose iri kwihuta cyane. Bityo abantu mwayitabira, urafungura link, ntabwo igoye, ni mining itagoye cyane kuyinjira kandi ifite gahunda cyane kabisa. Tuzagenda tuyisesengura mu buryo burambuye. Urafungura link, urahita uza kuri website, bakubwire ngo join call fluent, bayita call fluent in the earn call tokens. Uhita uza ngo your friend invited you, use this invitation code below when you create your account. Urahita uza ukopiye iyi rama 966 niyo invitation code uri bukoreshe kugira ngo baguhe call fluent bonus ya 500. Uhita uza ukore hano kuri, uraza ukopiye hano, numara gukopiya iyi invitation code uhita uza hano kuri Google Play uyi downloading. Kankoreho ngiye kuko hano nayi downloadinze, ngiye guhita nkora open. Ura downloadinga niyuzura uhita ukora kuri open. Ntabwo igoye kabisa kandi ifite gahunda ifatika, buri muntu wese namushishikariza guhita yishyiramo niba atari yakayishyizemo. Hano urahita ushyiramo email yawe ukoresha, email ukoresha. Urandikamo email yawe uhita ukora hano kuri login cyangwa sign up. Iyi mining yoroshye cyane ku buryo bo basikaninga email yawe niba iri muri network, yaba itarimo uhita ukora sign up, yaba irimo uhita ukora login ukinjira muri account. Urakora kuri login cyangwa se sign up, tegerezaho gato. Wasanga link muri comment iyi video nawe ugahita ujoininga bishyiri kare kabisa, kuko ntabwo iyi mining izamara igihe kirekire, n'igihe gito nkuko tuzagenda tubisesengura mu biganiro bizakurikira. Nusoza gushyiramo email ugakora hariya bahita bakohereza verification code kuri email yawe. Mu masegonda 30 uba ugomba kugenda ugahita uyireba. Ikintu urahita ukora, uhita ujya muri email yawe Gmail, urebe code ya verification bakohereje, urebe iyo code bakohereje. Areba hano hari email iturutse kuri Ice Labs, ni iyi ngiyi uri bufungure, ni Ice Labs. Ukoreho fungura email urebemo code bakohereje. Code bohereje 132, bohereza imibarwa 3. Iyi ntabwo ariyo yari yabaye expired, ubwo ni iya 2335. Nuyishyiramo neza automatically birahita byijyana muri account. Kuri login nkubwira ko wasigaho subscribe kugira ujye ubona ibiganiro byacu buri uko tubishyizeho nta kigucitse. Hano uragenda ukora kuri next, wemeza next step. Bityo baba bagusobanurira uburyo iyi network ikora. Hano ni allow to send your notification, bajya bakohereza notification buri masaha 28 uko mining yawe irangiye. Ugomba kuza ugakoraho rimwe mu masaha 28. Ufite gukora kuri allow cyangwa se ukabireka. Noneho nibirangira hariya urahita uza hano ushyiremo izina uzajya ukoresha. Hano baguha urugero hasi, tuwenda wandike name 01, bivuze ngo ni izina ririho n'umubare. Ufite kwandika ariko bite byawe man, bite byawe kuzuza kanyuma ndamenye uri kumbwira kuzuza kanyuma.
tukwandika iyi username, nawe urashyiramo username ushaka, ukore kuri next step, utegerezeho gato, urahita utegerezaho gato. Iyi username nkwibutsa ko ni nayo inshuti zawe zikoresha zijoininga iyi network, uko hano byanditse claim nickname, kuko inshuti zawe niyo nickname niyo zizakoresha wazitumiye. Hano baravuga ngo congratulations, you have received your first 500 coins which proves our trust in you. Uti wakiriye ko 500 zawe za mbere, aricyo kigaragaza yuko bakwizeye. Urabona balance ni call fluent 500. Izi ngo noneho zibonetse kuko username twayikoresheje. Uraca kuri link ujya muri Play Store downloading app, uhita ukora open, ushyire muri Play Store, uhita ukomeza ushyiremo email yawe, bakoherezeho code uzemezemo, uhite winjira kuri next. Ugere hano urasanga baguhaye 500 kuko ukoresheje invitation code rama 966K. Hano urahita uza hano ukore kuri complete aha hasi. Nukora kuri complete urahita utangira mining. Ubutaha ugiye kwinjira muri account yavuyemo wenda bibaye ngombwa uraza ugashyiramo email yawe, biba birangiye. Hano urakora next, baba bari kugusobanura uburyo ki hano hakora. Hano ni kuri home, nibyo bari bavuze ari ahambere. Hano hakabiri bari kutubwira ko ushaka kuinvita ni hano uza ukahabona invitation link yawe. Kuri next hano bakubwire ko ari team ku bantu mwagiye mu mininga Pi, mu mininga n'izindi network, uhita musobanukirwa icyo ari cyo. Ni wowe n'abarefero bawe, aba downline ni bawe cyangwa se n'aba upline bawe. Ukore hano kuri next, bakwereke ko hano ariho uzajya uminingira. Aha niho hibanza, hano niho uzajya uminingira, hano hasa blue, hasa ubururu. Ukomeze next step, bagusobanuriye ko hano ariho uzajya ubonera news, amakuru y'ibiri kujya hirya no hino bijyanye n'iyi network baba bapostinze. Ukomeze ubone ko hano mu nguni hariyo profile yawe, ushobora kujya ukareba imyirondoro wemejeho n'ibindi bintu bijyanye na account yawe. Ukore kuri next, bahite bakubwira ngo nickname yawe urayibona hariya hejuru, then stats. Hano ukora next, nuko baba bagusobanurira buri kantu uko gakora muri network. Byarangira you can find your current balance together with it. Kuri next, cyangwa se simply kuri hano hino kuri Skype all, cyose uhita ubirenga. Ikintu cy'ibanze ugomba kumenya nuko kuri iyi buto bari kukwereka ariho mining. Ntabwo turatangira ku mininga. Urabona ko ikintu tugiye gukora ni kuza tugakanda hano, nukandaho uraba utangiye session bitewe n'igihe utangiriye. Undi munsi ya saa yawe nigera amasaha 28 aba akoze iki, arangiye. Ubu ni harabura amasaha 23:59 kugira ngo mining yanjye irangire, nongere ngaruke nkoreho. Earning rate ingana na 20 calls, fluent calls per hour. Buri saa baguha call 20. Hano kuri Bost urishyura bakakwemerera kuminingira kuri rate iri hejuru, ariko iyi rate irahagije si ngombwa. Hano kuri Bost wahihorera ugakanda ku ruhande, ari hose ku ruhande biba birangiye. Urareba ko handi hari ubururu, hahise haza icyatsi, bivuze ko uri kumininga. Hano dufiteyo balance ya 500 buri munsi. Uminingira kuri 20 per hour, bivuze ngo mu masaha 28 ubu mininze call zingana na 480. Ejo nuza kumininga uzasanga hano hari 980, hari aya 500 yongeraho 480 wa mininze uwo munsi, ari 980 n'undi munsi yagendeye hiyongeraho gutyo. Kugira ngo murabona yuko hano haba hagenda haba bitewe nuko uri kumininga. Nubwo network iteye bayita call fluent, wayijoininga hakiri kare, bareba yabaye ice open network. Ikintu nagushishikariza nkubwiraho nuko iyi network ntabwo izamara igihe kirekire. Ni akantu kaje kari wite kagenda tuzagenda tubisesengura, bityo byaba byiza uhise ukora iki, ujoininga hakiri kare nawe ugatangira kwinjiza izi call fluent. Reba link muri comment
niba wakurikiranye video uraba wamenye uko uri bubikore, nawe uhite ujoyininga, ntabwo ari ibintu bigoye. Ukomeze mugire ibihe byiza. Ufite ikibazo wakwandika muri comment, nahita ngusubiza. Sawa sawa, ciao ciao.